aho byaza inzoka ya mbere yikubita hasi ndayibona ntuwite nti ni ikimenyetso yuko ndi bubyara umwana muzima ndabizi uko iki gikoko kitandiriye umwana mu nda icyo kiyoka kiragenda hariya iya kabiri nayo iraza yikubita hasi nayo ndavuga ngo mwami ibi ntibyankanga ndabizi uko umwana wanjye uri mu nda ari muzima kandi akaba ari uwisezerano inzoka ya gatatu nayo iraza turabasuje mu izina rya Yesu amahoro n'imigisha by'Imana bibane namwe turi kumwe n'umubyeyi hano usa neza uzi ubwiza bw'Imana Imana ibahereza umugisha abakunzi ba Girimpuhwe TV aho muherereye turabashimiye umuhate n'ishyaka mugira ku murimo w'Imana Imana ibaha umugisha abari hafi abari kure mwese Imana yo mu ijuru ibaha umugisha hanyuma reka uyu mubyeyi imbere yuko adusengera abanze atwibwire Imana imuhereze umugisha mwinshi. Murakoze amazina yanjye nitwa Mukamurenzi Floride umukecuru ushima Imana ndi umumama w'abana 8 hapfuye umwe hasigaye abana 7 mfite abakobwa 2 n'abahungu 5 shima Imana yahera rero kwigi ndindira abana ikabagenzeza neza rwose nanjye ndayishima umwanya mpagazemo shima Imana kwigi ntungisha ibinkwiriye mu mahoro ndashima mu bibazo ndashima nemera umwami wanjye n'umukiza kuko yangiriye neza yamaye agakiza ku buntu yo haleluya tugiye gusenga Imana rero dutangira kino gikorwa cyacu cyo gushima Imana cyo gutanga ubuhamya no mu ijambo byose turabikora ariko mbere na mbere tubane dushima Imana dusenga Mana data wa twese Imana y'amahoro uri Imana data nyiribihe Imana yaremye isi ikabamba ijuru nta nkingiriho turi imbere yawe Mana aya masaha data wa twese ndakwinginze kugira ngo ugirire ubwoko bwawe neza abantu wironkeye mu bise by'amaraso yawe ni wowe wavuze nta mwana w'umuntu wavuze abana b'abantu bajya bavuga amagambo wowe ukavuga ijambo nyemerera rero kino gitondo Uwiteka Nyiringabo Imana iri shengesho turi gusenga rikomange ku mutima wa buri wese Uwiteka Nyiringabo ukingura imitima yabo yaba bakijijwe yaba badakijijwe unyemerere iki gitondo ubane nabo unyemerere iki gitondo ubahereza umugisha mwami Imana ndabizi kuvubira bose utarobanuye ku butomni nyemerera rero data wa twese ubavubire mwami bimenyekane yuko uri Imana ya Isiraheli urakoze urakarama rero umwanya tugiye kubana nawe nyemerera data wa twese Nyiringabo ugira ingabo z'abasiri usinziriza guhera mu izina ryawe rikomeye rifite imbaraga n'ubutware bimenyekane yuko Imana dusenga atari Bayare Imana dusenga ntabwo ari Dagoni Imana dusenga ntabwo ari Shera Imana dusenga ni Imana nyamana niba mugira ngo ndababeshya muzare umugabo witwa Yubu uburyo yagiye asenga Imana ikongera ikamugarurira ibye murakoze murakarama rero komeza kubana natwe Uwiteka komeza kuturindira izamu nubwo Satani atera ishoti kugira ngo tudatsindwa mwamukarifata waturindiye izamu na n'ubukiririnda komeza kubana natwe amasaha rero urakoze urakarama mu izina ryawe twizeye amen Imana iguhereze umugisha mwinshi kandi n'abakurikiranye namwe Imana ibahereze umugisha hanyuma uyu mubyeyi agiye kutuganiriza ku ijambo ry'Imana gato aduhe n'ubuhamya afite ubuhamya butandukanye araduha igice cya mbere azaduha n'icya kabiri uko Imana izagenda itanga amahirwe n'umwanya azakomeza tugezaho ubuhamya bwe yavuze ko ari umukecuru ariko njye ndabona akiri umujene ndabona ari umujene muri Kristo rwose hanyuma mama Renata cyane niryo zina tukuziho ngaho tugezeho ijambo ry'Imana Imana iguhereza umugisha murakoze tugiye gusoma ijambo riboneka muri abami ba kabiri ibice 20 umurongo wa 2 tudatinze rero reka dusome titre y'amagambo Hezekiya yongererwa imyaka yo kurama muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye
umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Kabiri, Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima wanjye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo. Haleluya. Haleluya. Ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze. Imana iravuze. Haleluya. Imana ishimwe. Iravuze ariko nimubyumve. Iravuze ngo numvise gusenga kwawe. Numvise gusenga kwawe mbona ayiwe, ariko ngo yumvise gusenga kwa Hezekiya. Erega Hezekiya ni twebwe muri iyi minsi. Haleluya. Imana ishimwe ngo numvise gusenga kwawe ariko ayiwe Mana ndishimye ndanezerewe. Haleluya. Ndanezerewe cyane. Imana ishimwe. Numvise gusenga kwawe. Ayiwe, iyo nitegereza Imana numva nezerewe. Iyo numvise ijwi ryayo numva nezerewe. Iyo numvise imibereho yanjye n'ukuntu nsabana n'Imana mba numva nezerewe cyane. Ariko uyu munsi Hezekiya yibutse Imana imirimo, agiye gupfa ntiyaba agipfuye. Nshimye Imana yahera rero ko uyu mugabo Hezekiya ubwo yari arwaye cyane. Gutanga mu Kinyarwanda cyo mu iyi minsi ni ugutanga iminani ukayiha abana wabyaye. Nubwo yiha abana babyaye rero ubu usigaje iminsi mike cyangwa se nimugoroba ukabanza ugapfa. Hari igihe ababyeyi babanza bakandika abana bagiye guha iminani. Ariko Hezekiya yaratakambiye Uwiteka aravuga ati Uwiteka wibuke imirimo yanjye nakoze, wibuka abo nambitse, wibuka abo nagiriye neza, wibuka ya minsi nagenderaga mu nzira zawe. Ayiwe ndarekaramye. Hari igihe tujya turekarama Imana ikadukiza urupfu. Hezekiya arekarama, amaze kurekarama Uwiteka aramubwira atuma Yesaya ati utaragera mu murwa hagati ongera usubire kwa Hezekiya arata. Yesaya aragaruka, ageze kwa Hezekiya aramubwira ati yewe Uwiteka Imana yumvise kuniha kwawe no gutaka, ikongereye imyaka yo kurama 15. Haleluya. Hezekiya aravuga ati ndashimye, nzagukizanya n'abawe bose. Ubwo Hezekiya ari umugabo urwaye igisebe kinini cyane, ndetse igihe cyarageze no kwigufa. Arareba uburyo azabaho biramuyobera, arareba ukuntu urupfu rumutwaye biramuyobera. Ariko hari icyo Imana yashakaga. Burya rata iyo utakambiye Uwiteka akagutumaho intumwa abashaka kupfa wihanye. Muri iyi minsi rero ni ukwihana tukamaramaza. Hezekiya yongerwa imyaka 15 yagira ngo azabone ubugingo. Hezekiya igisebe kirakira asubira uko yarari. Imana iramukiza cyane. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mama Renata kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Imana iguha umugisha. Hanyuma watubwira gake mu buhamya bwawe wakijijwe ryari? Nakirijwe 2016. Ariko mbere nari mbirimo ntabirimo neza, nkiyoberanya nkikingiranya. Ariko nkumva umunsi umwe Uwiteka anzaho arambwira nyereka iyerekwa, arambwira ati nkorera mwana wanjye uko nzakugirira neza.
ntangira gukorera umwami wanjye. Rero natangiye 2016 z'ukwa gatandatu kuri 16 z'ukwa gatandatu 2016. Nshima Imana yahera rero ko uwo munsi yanyeretse iyerekwa, ndarireba mvugana nayo, ndangije ndavuga ngo Mana mpiga umuhigo ngo haba mu imvura igwa nzagukorera, haba izuba riva nzagukorera, haba mpaze nzagukorera, naba nambaye ubusa nzagukorera, naba nambaye nzagukorera. Nshima Imana yahera rero ibyo byose mvuga, naba mpaze cyangwa naba nshonje cyangwa nambaye ubusa, ibyo byose byambayeho, ariko nkorera Imana. Nakoreye Imana ubwo natwaraga inda ya 8 nyibaho. Iyo nda ya 8 nari mfite ibigeragezo byinshi cyane, mbese nari mfite umubabaro mwinshi cyane n'agahinda, kuko sinabonaga uwo mbwira kuri iyo nda, nta n'uwanyitagaho, kandi mfite umutware, ariko nari mfite umugabo ari we Kristo wanyitagaho ku manywa n'ijoro, akangaburira, akanyambika, nkakunda gusenga, nkakunda kujya ubutayu, nkakunda kujya mu buvumo mu rutare, nkabana n'Imana ikambwira amagambo meza kandi y'ubwenge. Muri iyo minsi nenda kubyara, ndabyibuka hari ku itariki 7 z'ukwa 4. Nuko noneho rero indira imfata mu gitondo nka saa 11. Imaze kumfata ndavuga ngo ariko Uwiteka wibuke ko uyu munsi mfite amasengesho y'uyu munsi kwa gatandatu kandi sinshobora kuyareka. Ndagenda njya gusenga, ariko ndangije mbwira wa mutware wanjye utaranyemeraga, ntindagiye ariko ninza ndajya kubyara. Ndagenda ngezeho mbwira Uwiteka nti Mana ndabizi uko abahanuzi bawe bareba, ndabizi uko bareba umuntu bakamwitegeza bakareba bagahingura. Uyu munsi umpishe iyi nda yanjye igira ibise, ariko ntibize vuba batamenya ko ndikunda, bakavuga ngo uyu munsi ntusenge. Ibyo byarabaye, Imana irampisha, dusengera abantu bagera muri 3 bari bafite dayimoni bavamo iragenda basigara ari bazima. Turangije noneho bashoje amateraniro, mbwira abantu b'Imana ko munsengera nkazamuka nkajya kubyara. Baransengeye, banyakira ibise by'imbere n'inyuma, Uwiteka arabitanga. Ndazamuka umusozi n'amaguru, ngeze mu rugo nsanga umutware wanjye ntawe uhari, yibereye ahantu yagiye kwifatira akantu ko kunywa. Ndamureka ndagenda njya ku munyabuzima, ndamubwira nti mpa transferi, kuko nabagendaga adafite transferi y'abanyabuzima. Noneho mbashe kugera kwa muganga, transferi umunyabuzima arayimpa, muha n'amafaranga nari mfite, ajya kumugura ibikoresho nari mfite, aragenda arabinzana yambishyira mu gikapu. Ndamanuka njya ku muhanda njya gushaka moto, ingeze kwa muganga Igishaka. Ngeze kwa muganga Igishaka, muganga aransuzuma, maze kunsuzuma arambwira ngo mata ubwo uri kunda? Ni njyewe ndikunda. Nurabyara nyuma y'amasaha 8. Nimuga ayo masaha 8 saa yanjye Imana niringiye, Imana nizeye, niyo igiye kumpibise mwisaha imwe ndabamaze kubyara, niyo nguhaye. Ariko ijwi ry'Imana riranga ngo kugira ngo banze ubyare, banze usengera abantu baraha bose. Sinitaye ku mubabaro nari mfite Bibiliya n'indirimbo, ndangije ndaririmba, buriya nkunda umuririmbyi 115. Ndamukunda cyane, ndangije ndawuririmba, murangije ndasenga, ababyara barabyara. Umwana umwe afite imyaka 15 wari kwiga muri primaire, mbwira muganga ati mwanditse transferi, agenda ajye kwa muganga, mukanya ntago yabasha kubyara, ntago yakibasha kuba gihumeka. Bamwandikira transferi, ubwo muganga ngarukaho, angarutse kumbwira ngo ngusuzume amasaha 8 yagize. Ndamubwira nti muga amasaha 8 saa yanjye, nariko Mana ndabizi ko mfite ikimenyetso kirenze kimwe yuko uzangirira neza. Mu gihe nagize ibise nk'abandi, mu aho byaza inzoka ya mbere yikubita hasi, ndayibona ntuwite, niki ni ikimenyetso yuko ndi bubyara umwana muzima. Ndabizi uko iki gikoko kitandiriye umwana mu nda. Icyo kiyoka kiragenda hariya, iya kabiri nayo iraza yikubita hasi. Nayo ndavuga ngo Mwami ibi ntibyankanga, ndabizi uko umwana wanjye uri mu nda ari muzima, kandi akaba ari uwisezerano. Hari icyo wambwiye ndi ku musozi, niryo jambo rya nyiri jambo ndimo ngenderaho. Yo haleluya, ibyo ni ibihamya. Inzoka ya gatatu nayo iraza yikubise hasi, n'umwana nawe araza. Mpamagara muganga aranga
ati mada igihe nakubwiriye ko nakubwiye ko byari amasaha 8 ntariko muga urabona amasaha 8 ari ayanjye ntangira kumubwira abana nibyashe ntari kumwe n'umuntu n'umwe ntimuga nubwo wize nanjye Imana yanyigishije uburyo nabasha kuba nabyara n'umwana nkamugenya yenda se nkanamwambika ndagenda nimugandeka byarira ahangaha muri sale yaha mu cyumba bari bankiza muri sale yanjye nyine ubwo urumva ko nyine yari yankuyeho amaboko ariko Yesu yari akindambitse ibiganza. Amen. Nuko rero muganga ubwo nkimuhamagara ambwira ati mada umwana yaje ntiwamuretse nkamwibyaza ntundi ko igihe cyo kubyara cyaje ntikuba wamfata ukuboko byakumara ntibyihorere kanijyane mu izina rya Yesu n'ubundi ndagerayo ariko hari icyo nshaka ku mwana wanjye akimara kuza utaranamugenya agifite urureri umbabare umumpereze mu biganza mufate gutya yaramumpereje amaze kumumpereza mufata gutya reka ntere haleluya rero nkuko naziteye mfite umwana wanjye yo haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. yo amen Amen. maze muganga arambwira ati ariko se mata kwizera ufite kumeze gute ntikwizera mfite kurarema kandi kurategeka. Ubwo rero muganga abwira abantu bo mu bitaro bose avuga ati nabaho nabera mbyaje umudamu uyu mudamu ahari uwamushyira hano hantu akahaba yajya asengera abantu baje kubyara bakabona ibise ariko sinjye utanga ibiserata ni Kristo icyo dusabwa ni ugusenga Yesu agakora imirimo. Amen. Twe ntacyo twabasha gukora ariko Uwiteka niwe ufite icyo akora ububasha. Mfite ubuhamya bwinshi cyane ubwo uko umeze kose ubutaha nzabaha ubundi buhamya. Murakoze Imana ibahe umugisha. Imana iguhereze umugisha. Niba numvishe neza wabyaye inzoka inshuro 3 cyangwa wabyaye inzoka 3 zikurikiranye? Nabyaye inzoka iya mbere yaraguye igwa nka hariya iragaragara, iya kabiri nayo iragwa igwa hariya iragaragara, iya gatatu igwa hariya nayo iragaragara. Ariko hari akantu nari nibagiwe gatoya nubwo nari nsezerata. Ubwo natashye kuwa mbere nimugoroba, kuwa kabiri mu gitondo hari ukuntu umubyeyi abyuka nyine agashaka kujya kwihagarika. Ndagenda ngeze mu gikari maze kwihagarika ariko ntago nari narebye cyane ko bari baduteze amavuta ngo nibaza gukaranga bakaranga ya mavuta ningera kwa muganga nibagera kwa muganga mpite mpfa. Icyo ngicyo bana banjye bavuga ati mama ntajya agura amavuta mwishashi nubwo ari umukene ayagurira mu gapipiri. Haleluya. Ubwo ngubwo ayo mavuta barayamena aho ngaho. Ubwo rero abagore babiri baza bangemuriye ibiryo mu gaprotomanje gatoya. Imana impiyere kwiranga ngo biriya biryo biri mu gaprotomanje ntubirye ahubwo mu gikoma. Barangije baricara baravuga ati rero umwe y'igikoma n'ibyo biryo birye turihuse cyane. Baragenda umwana wanjye Rinata abangemuriye ibiryo nibyo nariye. Ubwo kuwa mbere uwo munsi turataha tugera n'abana Imana n'amafaranga yo gutega. Ngeze mu rugo nsanga umutwe n'ubundi yinywere yasinze ndara ntariye ndi umubyeyi. Yo ndavuga ariko Mana navuze ko byiza narye ntarye nzagushima urakoze kuko ibi byose wari ubizi. Ibi ntacyo bivuze nta nicyo bitwaye umpe gukomera. Hari umuntu wanigeze kugemurira ndamugemurira uwo muntu wanzaniye amafaranga 500 ndababwa ni mujya kungura agasukari tuteka igikoma. Ayo mafaranga nayo yantunze nkajya mfa ku kiriri ntibamenye ko ntarya ariko navuye ku kiriri mbega nta n'ibiryo ndabona ari Yesu ntungishije ubuntu bwe. Wari wanywa amazi uri ku kiriri yo ariko ibyo ntacyo bitwaye Imana ibigutungiramo warya utarya Yesu arahari kandi ajya yemera ko bibaho nturye kugira ngo ukomeze n'abandi bantu batajya babona ibyo kurya. Ikindi cya kabiri rero ubwo ngeze aho mu gikari nahasanze inzoka uko nazibyaye nahasanze inzoka bamaze guca umutwe n'umurizo ibihimba barabihasiga ariko umutwe barawutwara. Bamaze kuwutwara ubwo nahise nirukanka mbwira abagenzi banjye ati nimuze mu ndebere. Baraza barayireba bamaze kuyireba bavuga ngo nibayihakure bayite. Ndavuga ntimuyihakura nimuyireke icyatumye iza ahangaha n'uwayizanye bizamubera kabarore. Nuko noneho rero ako kanya ngeze mu nzu mpita ndwara amabere arabyimba agera iriya nkajya mfata Bibiliya yanjye nkavuga nti mwami icyo nzi cyo nuko ntazajya mu bapfumu n'abakonikoni. Hari umugabo witwaga Potini rero
ngo ngiyeyo ngo ntange 20,000. Ndavuga nti uriya potini ntabwo arusha Imana imbaraga, nicyo nzi cy'Imana niziye nuko ari ifite imbaraga ishoboye byose. Ndangije ndavuga ngo Mana mbanye nawe, umwana wanjye bahita bamufata bamujyana ikuzimu, amarayo amezi 7 ntunze ikintu cy'igikarakasi. Umwana yagenda mu muhondo, amaze kuba umuhondo mbwira Imana ngo Mana ntabwo umwana wanjye namuhamba, nta nubwo yavaha, ni wowe wavuze ntabwo ari njye navuze. Ubwo rero abaturage beza rwose tujya tugira inshuti nziza, zimwe ziraza zirambwira ati Mama Renata ntabwo ari ukugutera ubwoba, nta nubwo ari ukukugirira nabi, nkubaka akana kangana nk'akirida, cyane ko nari nabuze n'amafaranga yo kukagurira kenda ngo kambare, nahoraga nkambitse sume, abana bakanakigaragura aho karyamye ntigapfe. Ariko icyakarindiye aho amezi 8 ratakatanywa, Yesu si wari ugatunze. Ndangije rimwe ndasenga, Imana irambwira ati mwana wanjye dore wasenze amashengesho, wahetse umwana. Nageze naho njya gupfukama muri salo, uwo mugabo yarambujije kujya gusenga, ndagenda pfukama muri toilette, nsenga Imana, ngasenga 3 ku munsi. Imana irambwira ati kora amashengesho y'umunsi umwe, niyo urangiza nkoreka umuntu wakurogeye umwana wamujyanye ikuzimu. Ndayasenga, igihe ngiye kuyasoza nk'igihe cya 9:00 numva ijwi rirampamagaye rirambwira ngo uriteguye. Nditeguye, ngiye kukwereka rero umuntu wakurogeye umwana akamujyana ikuzimu, munyereke. Imana injyana ku mumama twari duturanye, mbese niwe wisanzuraga mu rugo aho ngaho, ariwe wari waratwaye imyenda ye n'igitenge cyanjye, arangije arabihambira arabipfunyika, acukura mu mugina haruguru y'urugo iwe abitabamo. Amaze kubitabamo, igihe kiragira umwami yari yahageze kugira ngo yerekane imirimo n'ibitangaza byo kuwo mwana umaze amezi 7 ari aho ngaho yaragiye ikuzimu. Iragenda iramubyutsa, nanjye irambyutsa, ndamwitegereza, irangiza imutuma kano gasuka gatoya gatera ibishyimbo, iramubwira ngo ngaho cukura ahantu washyize uriya mwana. Akubitamo 1, akubitamo 2, akubitamo 3 uko za nzoka zazaga. Arangije akuramo igifurumba, agikura ku ishashi, arangije arabibohora byose. Iramutegeka ngo butaracya ugende ujye kuri iriya nzu y'uriya mu mama warogeye umwana, nurangiza ubizengurutse kurwo rugo rwe. Arabizana mureba mwiyerekwa, amaze kubizana arabihanyanyagiza. Amaze kubihanyanyagiza, irambwira ngo ngaho sohoka mu nzu ugende ufate imyenda yawe yose wari warabuze, umwana wawe mukuye ikuzimu. Imyenda ndayifata yose ndayirunda, ndagenda nyereka umugabo. Urabona imyenda yanjye yari yaragiye ikuzimu. Mu gihe cy'isayine umwana atangira kuvuga data, yari ataravuga data n'umunsi n'umwe. Ubu ndashima Imana yahera, umwana wanjye amaze kugira imyaka 5, ubu aravuga Mana ishobora byose, azikurira n'ubuteye akajya gupfukama agasaba ubwenge Imana mu butayu. Shimye Imana yahera rero ko yandindiye umwana akaba ubu ngubu ari amahoro, abana banjye bose bari amahoro. Si uko tutahuye n'ibigeragezo cyangwa n'imibabaro, ahubwo ndagira ngo nkomeze abantu bajya bahura n'icyo gishakwe bakomere, kuko hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Haleluya, Imana ishimwe. Rero mukomeze mubane n'abandi, Imana ibahe umugisha mu bintu byose tubanyemo, namwe ibagire neza kandi biteho. Reka dusenge. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Mbere yuko dusenga, abakunzi ba televiziyo Gira Impuhwe, Imana ibahe umugisha. Mwumvishe ko uyu mubyeyi afite ubuhamya bwinshi. Iki ni igice cya mbere, atubwiye uburyo yabyaye inzoka 3, uburyo umwana we yagiye ikuzimu, ariko ubu ngubu afite amashimwe. Mu bice bizakurikira ntekereza ko azatugezaho ibindi. Hanyuma rero reka tumusabe n'ubundi, nkuko mwakurikiranye ijambo ry'Imana muri ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye, reka tumusabe asenge, abasabira gukomera, abasabira umugisha, abasabira gukomeza kubana n'Imana. Mama Renata, wasengera abantu bakurikiye ibi biganiro. Imana iguhe umugisha. Imana yacu ishimwe. Mana data wa twese, Nyiringabo Imana, turacyari imbere zawe, nshingiye ku mirimo ukora niyo wakoze, tukaba dutanga ubuhamya ndetse butandukanye. Nshimiye ko ujya ukura ibuzimu ugashyira ibuntu. Niyo mpamvu mbwira buri muntu wese ufite
ikibazo kijyanye n'uburwayi nk'ubwo, niyizere Kristo wenyine, niwe muganga uvura indwara zose. Naho abadogiteri bakoraho ntabwo bishoboka Uwiteka atabukijije. Munyembere rero mutega amatwi iki kiganiro twakoze, si uko nari ndi mwiza, si uko nari mfite ubutunzi, nta nubwo nari mfite, ariko Kristo nari mfite wenyine, niwe wari ushoboye ibyanjye byose. N'ibyanyu rero nta binaniwe. Nimukomeze kwiringira umwami Yesu, musenge ubudasiba, mumusenge ku manywa na nijoro, mumuhamagare igicuku kijigije, mumuhamagare ku manywa y'ihangu, nukuri ajya yitaba, intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Nimunyemerere rero musengeshe umwuka uteka, musengere mu kuri no mu mwuka, musenge Imana mutaryarya, murambike byose hasi, muyihamagare mwambaye imbaraga z'umwuka. Murakoze rero kuko Imana igiturinda ikatugirira neza. Muri aka kanya ikomeze ibane namwe, aho abari kure n'abari hafi, amahanga yose, abari kure mu mahanga, ubu butumwa bubagereho. Kandi nzi ko neza ajya yurura bababaye akabakiza amakuba yabakize, kandi abambika imbaraga zidasanzwe, abakoresha iby'ubutware. Amahanga yose bimenyekane ko Imana ya Isiraheli ari Imana nyamana, ntabwo ugira abanura ku butone, ishoboye byose, irahambaye. Rero nimubane nayo ibihe byose, muyiringire, muyikomezeho, namwe izakomeza amavi yanyu asukuma n'amaboko atentebutse. Ibyo yankoreye namwe izabibagirira. Murakoze, Imana ishimwe, ni iya Isiraheli. Amen.